wanjye hejuru y'umukozi gafure nyine manine mubwire ahubwo nabwiye ko umugore wanjye ari mu ntoki niba wamfasha ntabwo mbizi kabisa ndabona ufite ikibazo cy'ukuri si wa nagufasha uti wa mugabo simuzi na madamu wawe simuzi gusa nagufasha iki mwana wa noneho ko mumumbuye mukamuje mwenyine umukobwa wanjye ni ubuhoro ubire kukaje jeri bite ntabwo ushaka ko mbona se n'umukobwa mutarwiye mfite mu kigo urandeke ishaka umugore wanjye nanjye n'umwana shaje ure dutahe Ese papa urambye ngendo yagira ngo tujye mu rugari y'abantu benshi ngo niba ari inzu ngo n'intebe ngo na televiziyo ngo byose ngo ni bya banki baje guteza cyamuna Undiranya nayo imbwa gafuku kwe ariko ma maze uri kwitunganya mama yanagiye yajyanye n'imyenda yose nanamwinyize ngagenda aranga nyoko yagiye he yagiye sinzi yagiye Jori tugende sha tugende ni papa wundi waramye tugende turajyaye mu rugari y'abantu benshi numvise bavuga ngo ni cyamunara ngo niba ari intebe ngo n'inzu ngo byose ngo ni bya banki Yesu niko ndazamba ariko sha uzi ko uyu munsi koko hari umunsi wa nyuma kuza kwishyuza we Yesu Kristo mama we nose papa nyine ihanganuze tujye gushaka mama nose tubigenze gute Jori mwana wanjye gusa no turabigenza gute koko akurabizi toza mwana reka tujye tumushaka tutanamubona turareba ahandi hantu tujya kuko urabona banki nta mikino igira ariko rero umaze no gukuruza ubwenge urumva uvuga kwishyiramo stress cyane tugeze twamubona dupfe kugenda ujya kumushaka koko mana koko tuzi umugabo wanjye urugo rwanjye n'umwana wanjye hejuru y'umukozi gafure ibintu nkoreye abatinza aho abishaki boss Umunyarwanda yaciye umugani ngo ubigisha igishara rusoma njya mwikurije kanemere ntabwo koko ngiye kwangara hejuru ya gafuko urugo rwanjye ntayo ko ntacyo nabimbuze ahantu ho ndise koko nagumya mbaza umunsi n'umugenzi nta kintu bambwira si ubu ndabigenza niko musita kwagira ngo afite ibibazo ku maso afite gahinda rwose ariko wenda ushobora gusanga ari n'aba bakobwa binawe abaye b'inzererezi baba bagenda barara ku muhanda ariko uriya mukobwa ni mwiza ariko muciye urwaho ntabwo wancika dodora umva musore umva wowe ngwino nkubwire njyewe njyewe urwamagara wowe nta kibazo ukanze umbwire nakomeza haguruka kugira ngo se zifite n'imbaraga kujya kugendekeye bite ibibazo wa muhungu urambwira ufite ibihe bibazo nyine mbwira rwose umva nyine nkubwire mbwira nta kibazo nitwa Mariza igihe uretse ariko wanze wumve basi nanjye mvunega amatwi mbwira nta kibazo nitwa Mariza ku mugo sinaha mu rugo nyine ntabwo ari inaha gusa hari umushuti wanjye nari nje nza gushakira inaha
gusa sinzi niba kinyibuka birukana kera tukigana sinzi ko nabonye yanyibuka. Biragaragara rwose iwanyu biragaragara ko atari na ahubwo se uwo mukobwa yitwa meruka yitwa Daniela ariko Mbwira nta birukana kibazo. kera cyane ni Daniela. Daniela se intakari benshi uwo Daniela wamenya ari ubu. Igosha basi mfasha umundangiye kuko ni wenyine mfite imbere n'inyuma wo kumfasha. Mufasha uyu musista ni na mwiza ufashe reka mufashe gusa kuko nabona imbaga ngiye nkabura uburisha naba mbaye igicucu reka mufashe. Urakoze sinzi uko nagushimira gusa Imana iguhe umugisha. Reka wa muhungu Yahatari Byagenze bite? banyemeranya bityo mwibariza se. Mbaza nta kibazo. Umugore wanjye nta mwahudi. Nabuze umugore kabisa. Tira nta kibazo rwose nagufasha. Hari umuntu wambwiye ko umugore wanjye ari mu mujyi. Niba wamfasha ntago mbizi kabisa ndiko mfite ikibazo gikomeye. Si wa nagufasha iki? Wa mugabo we sinkuzi na madama wawe simuzi gusa nagufasha iki? Ikintu wamfasha ntago gikomeye. Ni iki kisu? Ndifuza ko byibura wansayidura ukama ahantu ho kuba mbaye muri iyi minsi ukancumbikira kugira ngo nkomeze mushakishe. Nta kibazo ndagufasha. Ariko rero biragoye. Ese konzi ko mu mujyi kugira ngo uzabone umuntu mu mujyi ko bigoye. Cyo kuza ni ikibazo. Ubufasha ngo sabye. Mbwira nta kibazo. Ncumbikira numara kuncumbikira. Ndabyumva. Ndumva tu ndamushaka kugeza mubonye. Ikintu gikomeye ngenda nifite ntahantu ho kuba kuko ahantu urabona ni hashashye. Mfasha gusa icyo ngicyo cyonyine. Jewe rero ba muri ghetto njyenyine kaze tugende tujye tubane kandi buriya bacumugani ngo buriya utangiye urugamba ni ngombwa ngo uzarusoze tujyane ndagucumbikira noneho urugamba watangiye uzarusoze ariko simbizi biragoye kugira ngo ubone umuntu mu mujyi rwose. Muvande icyo kintu nkore nicyo gikomeye. Ahubwo reka tugende rwose. Oya tugende ndabigukorera ariko biragoye. Oya nta kibazo rwose. Nuncumbikira icyo cyonyine. Ndamushaka ndamubona ariko ni urugamba. Icyo kibazo nifite. Aho rero ngaho urakoze. Ubiterwa n'iki ucyumba basa aho se ako se amatu wabanza mu kuko amezera yebwe we ba boss barihaye aya mata ngiye kuyanywa yose noneho boss nambaza ndi bushyiremo amazi teke abosi babayore wamata ngiye kukunywa kugira ngo bosi nambaza ngo amata ari hehe ndamubwira ko
Jeri bite? Ntabwo sha ntabwo. Ko mbona se n'umukobwa wawe mutarwiyambitse mu kiye. Ahura n'iki shaka umugore wanjye nanjye n'umwana agenda mu bizi. Umugore wawe? Akakumiro nawo mafunje. Umugore we ntabwo duhuriye hara mu mujyi asohoka mu modoka n'ibikapu. Ubwo ngiye gura ko yaba yagiye kwa mama. Umugore we wamwirukanye cyangwa yijyanye? Kubumba ibintu bumbwira ko ngiye nirukana umugore wanjye. Aha kanigendera cyane nawe. Genda nyine. Umwana. Nirukanye umugore. Shaka genda mwana. Tujye kumureba shaka. Papa, mama nibagiye mu gitoya. Jori nawe. Umura mwana wanjye turamubona ahubwo ceceka dore tugiye kugera udatuma bahagera. Tugende. Uyu mwana iyi myenda ko mbona yayipfubije koko ibi ni ibiki koko? Niko mwana we. Iyi myenda ko wayipfubije. Ako mama, imirimo yose mfite noza nazana. Dore uko wabaye. Ariko mwana wa woza vuba. Urabizi ko ari wowe ngira muri uru rugo. None n'imyenda wayipfubije. Ngo gira vuba dore burije burahumanye. Mana yanjye we mbega mu rugo. Za vuba dore bwahumanye. Wowe ubira ko bwahumanye. Gira vuba. Hakiri no myenda ibibaye. Uraho mwana. Muraho se. Mu buhoro se. Shayi bimwe yanakwishimira. Muraho mwana. Amakuru se ko mbona muje bwije n'umukobwa wanjye ntawe muzanye bimeze bite? Ahubwo se nawe uri hano. Hano womeruka. Nzi ko yaje hano ahubwo nanjye kumenya. Reka da muheruka hambere aha ngaha. Ntawe muri kumwe se. Mama ni ibibazo kabisa. Ni ibibazo bikomeye cyane. Chere. Reka mbashakira aho muba mwicaye. Ndatabukwa namubwira gukira. Umugore nawe. Mabo havuga iki? Oya. Ndagucitse toreka ubwo nicirije. Jori. Karame papa. Shangwe nana mubwira. Gira hino. Umwana wanjye. Urabona ko ingoma zahinduriye icyumba. Ubu ngubu usigaye mu ngo usigaye n'umukecuru. Wumva ino usigaye mu rugo urabona ko mbeje mu rugo nacyo. Nanjye ngiye kugenda hirya handi kuri amateka ari ukuntu hibagiriwe. Ndahita ngaruka kandi niho nanagaruka. Oya ubyihorere gusa ajya nazana mu gitondo. Ikizima no kuri kumwe na mukecuru kandi agufata neza. Gereka ngende urumva hari inzaza gukwejeje. Sawa urugendo rwiza. Sawa usigara amahoro. Ariko se koko mana ibintu biri kuba mu muryango wanjye koko ni ibiki? Mama ndamubuze ubu se papa we nizeye ko ari bugaruke. Aha ntaha Nyagasani nyine reka mbyemere cyo kwihangana wenda azagaruka. Mwana wanjye wihangana akangaka niko hasanze uruguyemo pe ngaho papa wagiye se mwana wa ariko mana yanjye we ubagiye atansezeho koko ngaho umukobwa wanjye arabuze umukwe wanjye arabuze mwana wawe kwitangira itama nanjye aho mama wawe atari ndahari uraza kubimbwira neza urangije kugenda no mu nzu muzimanire wo kurwamo mwana wawe